Halo halo inshuti zanjye, turacyakomezanya n'amasomo. Turigeze kuri iki kibazo kigira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye, ni iyihe myitwarire myiza wagira imbere yabo? Muri kubibona hari umwana utwaye igare asezeye mugenzi we ugiye kugenda n'amaguru, ariko uyu mwana utwaye igare agiye kwambukiranya inzira nyabagendwa cyangwa se umuhanda. Wowe utwaye imodoka cyangwa se utwaye moto, ubonye uyu muntu wambukiranya n'igare ari ku nkengero y'umuhanda ashaka kwambukiranya, wakora iki? Dore bya bisubizo byiza. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. Wapi? kuko arahegeye ategereje ko umuha uburenganzira bwo kwambuka. Yakubonye umuvuduko ufite, arashaka kubanza kugabanya kugira ngo abone uburyo bwo kwambuka. Igisubizo ni B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa atambuke, kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe, bitewe no gutinda kw'ibinyabiziga byabaye byinshi. Igisubizo ngicyo cyo kuri B. Twagiye ku kindi kibazo kigira kiti bibutsa ko turimo twiga ibibazo bijyanye n'isi ya none tugezemo, aho werekwa amashusho y'ibyo uri kubazwa ubireba nyirizina. Ikibazo kiragira kiti nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iyihe myitwarire wagira? Ntwaye imodoka cyane cyane, ndi kubona umunyemoto ari hakurya ashaka kwambukiranya umuhanda cyangwa se kwinjira mu nzira nyabagendwa. Ni umuhanda munini avuye mu mutoya, ndashaka gukomeza tuduru. Urabona ko fureshi iri y'umutuku iragaragaza ko nshaka gukomeza imbere. Iyi fureshi y'umutuku iragaragaza ko ngomba gukomeza imbere tuduru. Noneho hano iburyo bwanjye ndahabona umumotari uri ku nkengero y'umuhanda, nawe arashaka kwinjira mu muhanda. Nzakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukomeza. Niba ufite iyo priorite, wa mumotari agahagarara. Ibisubizo bindi murabona ko hariho B na C na D, namwe mubyisomere. Igisubizo ni A. Twagiye ku kindi kibazo kigira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru, wakwitwara? Umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru, yakwitwara gute? Mbona abanyamaguru bari gushaka kwambukiranya inzira nyabagendwa, utwaye ikinyabiziga wakora iki? Bageze mu mahare imwe tuzi nka zebra crossing. Ni ukugabanya umuvuduko mu gihe cyiza, ukitegura guhagarara, ubu ugatanga inzira nyine kugira ngo abanyamaguru twambukiranye. Nicyo gisubizo cy'ukuri. Twagiye ku kindi kibazo kigira kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Hano turi kubona turerekwa ishusho y'ibintu bibiri. Hari imodoka, imbere y'iyo modoka hari umunyegare arashaka gukomeza tudurwa. Hari n'ibimenyetso murika bitanga uburenganzira bwo gutambuka. Noneho umuyobozi w'imodoka arashaka gukatira iburyo, kandi imbere ye hari umuntu utwaye igare. Uzakora iki? ngo uvuze ihoni umenyeshe umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. Ryo ni ikosa. Uvugije ihoni byamukanga akaba yanagwa. B. Kata ikoni imbere y'umunyegare. Erere matematike, ibyo ntibibaho, waba ushaka kumuteza impanuka. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Ubwo akomeze, namara gutambuka nibwo wowe uri bukate ugana iburyo muri makeya. Ndumva igisubizo cyari C. Twajya ku kindi kibazo. Ikibazo hano kiragira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri
yifuza kubinyuraho. Ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho abayobozi b'ibinyabiziga? Umuntu make ushaka gukora overtake y'ibinyabiziga bibiri cyangwa se kudepasa ibinyabiziga bibiri biba bikuri imbere. Fata attention aho ngaho, biba bigutwara energy nyinshi kugira ngo ube wasubira mu cyerekezo cyawe mu gihe utari mu muhanda aho urebera kure ibiba byaturutseho. Si byiza ko igisubizo ni kiriya cyo kuri B, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Ubundi iyo ujya kunyura kuri mugenzi wawe no kubasha kuba hari ibimenyetso bishushanyije mu nzira nyabagendwa biguha uburenganzira bwo gutambuka. Ni ibyo bimenyetso ni ibihe? Ni imirongo icagaguye yemerera abantu kunyuranaho. Iyo icagaguye bayishyira imirongo icagaguye bayishyira ahantu ubasha kureba mu ntera irenze metero 100. Iyo ya mirongo icagaguye iri hagati mu muhanda yegeranye cyane, uba uri kurenga cyangwa se uri kugera aho utemerewe kuza kudepasa kuko muri kugana ahantu habiho ikorosi. Igisubizo ni B. Twajya ku kindi kibazo kigira kiti: ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Igihe ibicu byaguye ukabutuma utareba kure. Turi kubireba, turabona imodoka uko iri kugenda ariko ntibasha kureba kure cyane. Ibicu byaguye byamanyije ikirere, byamanutse mu muhanda, ntubasha kureba kure. Ayahe matara wacana? Amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma ku modoka zigira inyuma. Hari imodoka zose ntabwo zigira amatara kamenabihu y'inyuma. Hari imodoka zigira kamenabihu y'imbere ntizigira inyuma. Hari n'imodoka zitagira amatara kamenabihu zikagira amagufi n'amaremare gusa. Ibicu byaguye rero, imodoka yawe ukaba ufite amahirwe ikaba ifite amatara kamenabihu. Amatara kamenabihu ni amatara aba ari hasi cyane y'ayandi yose. Aba yisaye mu buryo bubiri butandukanye ku modoka. Hari imodoka ucana moteri agahita yaka akazima ari uko wazimije moteri. Hari imodoka watsa ukagenda atari kwaka, igihe ushatse kuyacana akaba aribwo yaka. Muri make bikorera rero. Ikibazo kiragira kiti: ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Ni amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma. Ese igihe muri make udafite kamenabihu, muri make wakoresha yaho? Ni amagufi nyine iba ugomba gukoresha. Twagiye ku kindi kibazo: muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Turi kubireba. Hari igihagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru bambukiramo ariko kiyegereye, nayo urabona ko ibutu yegereye inzira y'abanyamaguru. Hari n'igihagaze imbere hino y'iyo nzira y'abanyamaguru, hari iy'umutuku, hari iy'icyatsi kibisi. Byose bihagaze nabi, ibinyabiziga byombi byose bihagaze nabi. Nawe mwe murabibona tu. Twagiye ku kindi kibazo kigira kiti: ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Turi kubona umunyegare yegereye inkengero z'inzira nyabagendwa cyangwa se ku nkengero z'umuhanda cyane cyane, kandi hagati mu muhanda hari mirongo ibiri ibangikanye, ucagaguye n'umurongo udacagaguye. Wowe uturutse inyuma y'uyu munyegare, buriya nawe ufite uburenganzira bwo kumunyuraho kurenza uri hakurya. Bivuge ngo wamunyuraho urenze uno umurongo wera ucagaguye. Ntawe wirinda kwegera umunyegare muri makeya, kuko titiragira iti: ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Turi kubibona. Isoni se ni igihe harenze umurongo wera ucagaguye. Uyu murongo wera ucagaguye, umurongo wera ucagaguye bangikanye n'udacagaguye. Ntabwo arenga ucagaguye gusa, buriya hari urenga ucagaguye, ubangikanye n'uri udacagaguye akomeza imbere. Igihe noneho hano haba hari uruhare rw'umunyegare hariho herekeye n'umurongo wera udacagaguye, ubwo ntabwo byaba byemewe.
ariko igisubizo hano twamaze kukibona hariya. Tujye ku kibazo kindi cya nyuma kira kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo cyangwa se uwo bagiye kubisikana? Icyo ukora ni iki nicyo barimo batubwira. Iragira iti humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare oya. Bakakubangamira nabo babangamira, ahubwo uzakoresha ubwenge bwo kugira ngo ubereke icyo bagomba gukora. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda wawe nibwo utagira ubangamira, ni nabwo icyo gihe uracana magufiya, ucanye magufiya na wa undi wari umugiye kubisikana ahita abona ko yakubangamiye, ukaba abonye icyo ukoze nawe agahita akibwibwiza akagikora akazimya maremare. Nicyo bishatse kuvuga. Egera inkombe yawe y'iburyo bw'umuhanda urebe neza aho ushaka kugana, aho kwegera hagati mu muhanda kuko mwanagongana. Nicyo gisubizo cy'ukuri. Mwakoze cyane, nakagaruka ku masomo akurikira. Duhurire ku masomo akurikira. Ibihe byiza.